Munsi tugiye kuvuga ripoti nshya yasohotse, igaragaza neza ibiri gukora kuri YouTube muri iki gihe. Niba uri umu creators, niba ushaka gukura channel yawe, cyangwa niba wibaza impamvu video zawe zitarebwa, iyi video irakenewe cyane kuri wowe. YouTube yahindutse cyane, algorithm yarahindutse, audience behavior yarahindutse, ndetse n'uburyo bwo gukora content bwarahindutse. Reka rero turebe ibintu bitanu by'ingenzi iyi ripoti irimo iragaragaza, kandi uko wabishyira mu bikorwa ako kanya. Tugiye gutangira rero. Ripoti ya mbere yatwaye ni YouTube is pushing watch time over views. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo YouTube ntishyira imbere views gusa, ishyira imbere igihe abantu bamara bareba video yawe. Ibi bivuze iki? Tugiye kubirebera hamwe rero icyo bivuze. Bivuze iki? Niba abantu bakunda video yawe bakayireba amasegonda 10 bagahita bayivaho, algorithm ntabwo izagushyigikira rwose. 60% ababireba cyangwa bayireba kugeza ku mpera, YouTube ibona ko video yawe ifite agaciro. Dore icyo rero wakora kugira ngo ibintu bijye ku murongo. Tangira video yawe ufite hook ikomeye mu masegonda 5 ya mbere. Amasegonda 5 ya mbere banza uvuge ibintu by'ingenzi abantu bahita bamenya, bakamenya ko iyo video bagiye kureba bakayirangiza. Wivuga ibintu ubasuhuza hoya. Ntugire intro ndende irambirana, wivuga ibintu byinshi urambirana, abantu bashaka ibintu byihuta nta mwanya ufite wo gutakaza. Gira storytelling, gira ibyo ubabwira, ibyo bintu icyo bizabagezaho. Kata ibintu bidafite akamaro, ibintu ubona bidafite akamaro bikatinge, kora editing. Ni ukuvuga ngo rero icya kabiri tugiye kugira shorter videos are winning. Muri iki gihe ripoti igaragaza ko video ziri hagati y'iminota 6 na 12 ziri gukora neza kurusha izirenze iminota 20, keretse niba ari high value content. Dore impamvu rero, ni ukuvuga ngo hagati y'iminota 6, nk'uko hano tubibona kuri ripoti yatanze, hagati y'iminota 6 n'iminota 12 bigaragaza ko bishobora kuruta video zifite iminota 15 na 20. Dore rero impamvu abantu bafite attention span ngufi cyane muri iki gihe. Dore icyo rero wakora. Icyo wakora rero ni iki? Shyira content yawe mu buryo bugufi ariko bufite subsistence. Ntugire ibintu usubiramo. Buri minute igira impamvu ubwira abantu byawe. Abantu bakoresha mobile muri iki gihe cyane, murabizi abantu bakoresha mobile, bakoresha kureba amavideo magufiya. Abantu barimo barakoresha kureba amavideo magufiya, nta mwanya bafite wo kureba ibintu byinshi, video zimara igihe gitoya. Ni ukuvuga ngo rero icyo wakora, kora shorts abantu bareba video zawe, bareba kugira ngo abantu bagumeho, kugira ngo abantu bakomeze kuguma ku kintu cyawe, bareba video zawe kugira ngo ibintu bigende neza. Ni ukuvuga ngo video niba iri quality, niba video yawe abantu bashaka ibintu mbese bareba uwo mwanya bishira vuba vuba, ibyo bigushobokeye wakora video y'igihe gitoya kugira ngo abantu bataza kurambirwa. Muri ibyo bakaba bava kuri video yawe byihuse, kubera ko ibyo ubabwira ntago bafite umwanya wo kugumya gutegereza. Ahubwo wowe ukora video ifite ireme, ukore video nziza, ueditinge, wicare editinge, ushyiremo amagambo agaruka ku kanya atuma baguma kuri video yawe, ushyiramo amagambo atuma bamenya ko iki kintu kizamfasha, iki kintu kizandengera neza. Reka wowe wicare utegure video yawe neza, ueditinge neza, ubigisha uburyo icyo kintu kizabagira umumaro, niba bari YouTube uburyo bazayifungura. Tugeze rero kuri ripoti ya 3, education problem solving content is exploding. Nuko ngo iki gice ni igice gikomeye cyane, bivuze ngo content yigisha abantu gukemura ikibazo runaka niyo iri gukura cyane. Urugero, how to grow on YouTube, uburyo nakora kuri YouTube, how to save money, uburyo na saving amafaranga, how to fix ibingibi, beginner guide. Ni ukuvuga ngo uburyo dushaka gutangira gucreatinga YouTube channel yacu. Tangira mbese ubigisha ibintu bishobora kuzatuma unareba iminota amasegonda uri kugenda ubabwira, kuko abantu ntabwo bashaka ibintu bitinda. Mbese ubicisha amatsiko, ubabwira uti ni gutya nakora iki ngiki, ni gutya na savinga amafaranga, ni gutya nakora ibi ngibi.
abantu nicyo kintu bashaka kumva, ntabwo bashaka kumva ibyo ubabwira bindi, bashaka kumva ikintu kibazagezaho. Niki abantu kibahangayikishije? Intro nziza zigira ibintu bitatu, reka tubirebe. Problem niba channel yawe itazamuka, promise iyi video irakwereka impamvu. Curiosity, ibi biragenda gutya. Ni ukuvuga ngo wowe genda ubabwira. Tugeze rero kunoza kuri report ya kane, authentic personality beats perfect editing. Aha hantu rero abantu muri iki gihe bashaka real creators, si amarobo. Bashaka ibintu biri real, ibintu wikoreye, atari ibintu AI igukoreye, atari ibintu ufata amajwi ukayavuga ngo umuntu ayavuge. Bashaka bashaka wowe nyawe. Report ivuga ko video zifite personality, authenticity n'ijwi rya creators ziri gukora kurusha video zifite editing nziza ariko zidafite soul. Umva, ahangaha ntabwo ukeneye kamera ihenze, ntukeneye studio ikomeye. Icyo ukeneye ni ukubaho uri we, ugakora ibintu byawe, ugakoresha ijwi ryawe, ukabwira abantu bawe ibyo ugomba gukora, gufasha abantu, ukabigisha ibintu bituma uwo muntu azagaruka kuri YouTube channel yawe, guhuza na audience yawe, kwiyumva na audience, ukaganira na audience yawe nk'uko njya mbibabwira. Tugeze rero icyo ukeneye gukora, uvuga kuri wowe, ufasha abantu icyo ukora, uhuze na audience yawe, niho bantu bawe, niho bakiriya bacu. Bakorere ibyo bagusaba. Niba bagusabye gukora video runaka, ibakorere. Niba bagusabye ko ubigisha ikintu runaka, kibakorere. Ni ukuvuga ngo ibyo bizagufasha, bizatuma abantu bagaza kuri channel yawe, bizatuma abantu baza gukora subscribe kuri channel yawe, bizatuma abantu baza bavuga ngo iyi channel niyo dukuraho ubumenyi. Iki cyo ugomba gukora rero, ugomba kwicara hasi ugatekereza content ugiye kubaha, ukayiditinga neza ndetse ukayishyiramo, ukababaza ibibazo nk'uko nababwiye. Icyo twabimaze kuvuga ngo guhuza na audience yawe nibo bakiriya bawe. Icyo bagusaba gikore, icyo bagusaba gishake. Audience yawe nuguma gukora kuri audience yawe, abantu bazajya baza audience yawe, kuko ivuga ngo uyu ni umuntu wacu turi kumwe, adukorera video dushaka, izajya igaruka. Ni ukuvuga ngo wowe rero ibande ku kintu cya editing yawe, ukore content yawe. Content ntabwo uko nababwiye content imwe, vuga nishimwe, wivuga ngo urajya muri ibi ngibi. Nishimwe irahagije kugira ngo audience yawe ikwiyumvemo, nkuko nagiye mbibabwira. Iyi report rero ikigaragaza ngo ukore audience yawe imwe kugira ngo itaza kujya usanga ibintu byaragucitse. Tugeze rero kuri report ya nyuma, consistent is still king. Ni ukuvuga ngo consistency yawe iracyari umwami. Algorithm ikunda creators bashyira video buri gihe, bafite gahunda ihoraho. Ni ukuvuga ngo algorithm uko twagiye tubona mu mavideo, abatari video zanjye rwose mwaracitswe. Algorithm ikunda umuntu uhozaho, ikunda umuntu ukora ikintu kimwe, udakora ibintu, utajya mu bintu byinshi. Uko iyi report rero ivuga ko consistency akiri umwami. Niba ushaka kugira ngo ukore kuri YouTube channel yawe, ibagirwa ikintu cy'ubunebwe, ibagirwa ikintu cyo kudakora, kozaho kandi ukora ibintu byigisha abantu, ukora ibintu biri ku murongo. Ni ukuvuga ngo niba ushyira video yawe rimwe mu mezi 2, icyo gihe nta kintu nkwijeje, ntago channel yawe izagrowing, ntago channel yawe izakura, uzahora ukiri hasi. Ariko niba wihangana uko washyiraho video imwe buri cyumweru, ugahozaho, cyangwa short video ebyiri ntoya, aricyo twita short buri cyumweru, icyo gihe algorithm izakubona ko uri serious. Icyo gihe YouTube ibona ko ibyo ukora ubirimo neza, kandi ibona ko ibyo ukora ushoboye. Nicyo twibaza rero ngo nicyo tugomba kwitekereza, tukavuga ngo consistency cyangwa guhozaho byubaka trust, audience no kuri algorithm. Ni ukuvuga ngo algorithm iguha icyizere, ni ukuvuga ngo audience yawe igaruka ku bintu ukora, kuko ibona ko udahagarara. Ejo ngo wakoze video, umaze ukwezi cyangwa amezi 2 udakora indi video, aho ngaho bizataka. Rero niba wumva ushaka kugira ngo ukore kuri channel yawe, hozaho ukore ibintu byawe, ukomeze ujyane n'umubano wawe na audience yawe. Rero iyi video nibigufashije, dukandira kuri subscribe,
isharinge n'abandi bantu kugira ngo tujye dukurikirana n'izindi video z'ubutaha. Rwose ndabashimira muri abantu b'abagabo, mujye mukurikirana iyi video, mujye musharinga amavideo yacu gusa na like ziba zikenewe, mujye mushyiraho na like. Murakoze rero, reka dusubire na video y'ubutaha. Mwari kumwe na MD Empire TV. Ciao ciao.